ntabwo ndi bubahishe iyo byihutaga uko dukora bigatuma haboneka undi wakora nk'ibyo mu ntorera gukora mbese bigasa nkaho ari n'icyaha mfite yo kuvuga ngo wananiwe gukora n'abo ukorana nabo ku buryo twibonamo abandi bashobora gukora nk'ibyawe nk'ibyo tugusaba gukorana nawe ntabwo ari ibyo kuba chairman wa RPF gusa umuyobozi wa RPF gusa ndanabyifuza ko byaba no ku buyobozi bw'igihugu mujye mumenya ngo iteka uko bigenda gutya uko ngaruka mu nshingano mu mpaye cyangwa mu mfashamo cyangwa mu shyigikiramo uwo mwenda wo kugera kuri ibyo ni kugenda wiyongera ndababwira dusanzwe tubwizanya ukuri niba mutabikora ndabikora tubabwizanya ukuri nagira ngo rero namwe mukomeze mubitekereze mukomeze mubitekereze ntibikabe ibintu gusa bihita tukishima tukaba n'ibyo rwose hari impamvu nyinshi zigomba gutuma twishima nka Abudara uhora utuma twishima niryo zina rye twakwishima ariko jya wishima ariko nurangiza wibaze ibyo ni byo bivamo kubaka ibizaramba igihe kirekire cyane n'ubu nibyo twubaka bizaramba ariko iyo ukemuye icyo kibazo biramba byiyongereyeho reka mbaganirire mbabwire murabizi twahereye 2010 wenda bamwe muri mwe cyangwa abandi bari bataranavuka cyangwa bari bakiri bato 2010 ntabwo ari benshi bari bahari ni kera hashize igihe kandi mwe ntabwo mubayeho igihe kirekire cyane cyafite iyindi myaka myinshi imbere 2010 hari abantu bakuru bari hano baribuka twagize inama muri Petit Stade hari abari bahari abantu bari hano tuganira abantu bavuga ninde ugiye gutorwa kuba umuyobozi wacu kuzaba perezida muri uwo mwaka icyo kibazo cyaragarutse ndetse ndakibabaza ndetse ndababwira icyo gihe abari bari aho bari barenze 2,000 ntabwo ariko ngo twishakemo n'ukundi byagenda nitukubona ngewe ndashaka kubabwira ko rwose byanshimisha hanyuma tugashaka n'ubundi buryo twafashamo umuyobozi w'igihugu cyacu ibyo nize kuvuga kare rero ibyo ari byo byose tugomba kwikorera ibyo twifuza
twebwe ubwacu ubundi biragenda bikavamo a dilemma ndetse ikajyana na ya guilt navuze. Ndetse byageraho bikajyamo noneho the other external factors nazo twavuzeho. Sinzi mubizi buriya 2017 ubwo duheruka mbere ho gato 16 uzi ko hari abantu bavuye ikantarange murahazi. Hari abavuye ikantarange ndetse birimo abayobozi b'iyo ikantarange inzego zitandukanye, hazamo murabazi batoya abantu bitwa abasitari nabo murabazi batandukanye b'ibyamamare bazwi ku isi hose, sinirwa mbavuga amazina. Baza bari bageze nko kuri 12 batandukanye. Bazanywe n'iki? Bazanywe no kumbaza ngo ariko urashaka kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu? Ibyo nabashubije nabyo ndaza kubibabwira. Ariko icyo gihe bambazaga bambwira ngo sigaho utabikora. Noneho ndababwira ariko iwanyu aho muva ndahazi, ibyo mukora ndabizi, mubikora hari uwababwiye kubikora, mubikoreshwa n'abandi bo hanze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntigeweho kugira ngo mbahe igisubizo ubu ngubu, ndabaha uburyo bwose, mugende mujye muri buri karere, ndabahamagarira n'abaturage baze n'abayobozi babo n'iki baze mubabaze icyo kibazo yewe mwo kukimbaza. Hanyuma ubwo birabirangiye ndetse bazana bari bafite na they would call a proposal. Bambwira ngo ariko bampaye proposal z'ubwoko bubiri cyangwa butatu. Cyambere barambwira ngo ibintu byose umaze gukora bajyaho barabishima bavuga bimwe ndetse ndababwira ariko mwe mubizi muti ibyo byiza ubundi bageraho gute ko nzi ko bigera ku banyarwanda mwe mubizi muti. Ariko reka ibyo nabyo mbyihorere. Ubu batangira barambwira ko hari imirimo iri international bashobora kungezaho, ni nko kuvuga ngo ukaba icyamamare ugakora kariya kazi, ni akazi kaba isi yose. Iyo ni proposal ya mbere. Nawe ariko usibye ko ibyo ntabyo nabasabye, rwose nagira ngo mbongerereho ko nta n'ibyo nshaka. Ntabyo nshaka, byaba gukomeza cyangwa bitaba gukomeza, ntabyo nshaka ibyo mumpa. Icya kabiri bakambwira ngo ariko ngo buriya
ufashe umuntu ukamushyiraho ndetse batararangiza baba bambwiye amazina, umwe babiri nka kanaka. Ndavuga nti abo bantu ndabazi, abanyarwanda turabana turakorana, ndabazi. Ariko icyabazinduye mwaje kumbwira ibi byose ni nako mwabivuze, mwambwiye ngo murambwira demokarasi. Demokarasi ibamo impinduka ikagira ite, ariko niba mwavugaga demokarasi, muri demokarasi utegekwa uwo washyiraho akagusimbura. Iwanyu niko mubigenza, muhitamo ababasimbura, cyangwa se muri demokarasi urumva wowe ushaka kwigisha demokarasi ukwiriye kunzanira izina ry'umuntu abanyarwanda bakwiriye kuba bibonamo, mwumva bishoboka? Nta bisubizo. Ndababwira rero bari baje mu gitondo nka saa 5 turanwa, ubu twagize ibiganiro birebire, tugeze saa 7 ndababwira nti nimuze mbahe lunch nimurangiza mutahe. Ntimwakoze kudusura, ibibazo byacu tuzabyirangiriza rwose, mutavunitse tuzabirangiza. Ubu ndababwira ukuri kw'ibintu uko bibaho. Rero hari iyo dilema iriho ngomba gushaka uko nkemura, naho bitazavamo icyizere, imikoranire byiza dushima, kugira ngo bizavemo icyaha ntabwo ari byo. Ndabasaba ngo twubake, dutere intambwe, twubake ibizaramba igihe cyose. Mubitekereze, mukore ku buryo ibyo abantu bibaza, ibyo baganira, ibyo bagira bate, muri mwe no mu bandi bikomeze bishakirwe igisubizo. Kandangirize ku kindi kijyana n'iyo dilema. Ubu n'uyu munsi n'ikindi gihe mu minsi ishize itari ya kera, muzi bitwirirwa dushakisha abantu bose uko bazana ishoramari hano, ibintu byinshi ku isi hose. Mfite amabaruwa, nibigera igihe rimwe nzayabasomera n'abayanditse. Munakambira atari ko turakora ibi mu Rwanda, twashyizemo amafaranga angana atya, turashaka gushyiramo andi. Kambaza ngo ariko muri 24 uzagaruka cyangwa ntuzagaruka? Abo bo nibo banteye n'impungenge kurusha ba bandi baje kumbwira, ariko bakanabikubwira, akambwira ngo turakubariza kuri, ntabwo nzashyira investment ya miliyoni 100, 200 z'amadolari mu Rwanda ntarishuwa y'aho ibintu bigana igihe kingana iki. Kambwira batyo nageraho hari biriya byo kuvuga ngo
igihe kibaye kirekire dukwiye gushaka uburyo ibintu bigenda bisimburana. Yene hari icyo kindi yimbwira ngo ariko cyari hariya cyangwa niyo bigize cyo ntabwo tukije. Niyo dilema navugaga. Dilema igendega kuri ikavamo na guilt. Bisa nkaho hari icyaha, nkaho hari icyo wakoze. Ubwo nkabigiranya nkashaka uko mbigirana, ariko ibintu bizagenda neza. Iyo ntagarutse hari abandi bazakomeza. Rero abo mvuga ngo hari n'abandi bazakomeza, batangire babagaragaremo. Kubagaragaramo biva mu bikorwa bya buri munsi dukora, bigatanga icyizere ku Banyarwanda no ku banyamahanga.